Akacuza ujyana ugasize. Amaki. Taze n'ibibazo. Amakiro. Reka gutosa ku murugo muryango. Cyo ukarabirira he. Sikuru kuyapfundika. Nose ntayapfundika ushaka iki? Nose gacugari. Ariko igihumbi sindaraho. Ako watisha umurima gosura igihumbi kandi suraga amazina. Kwifaranga wagira ngo size ikintu ho. Kumva ngubwire. Biham. Chay. Biham. Bino. Ahura tinyuka cyane watishije umurima. Turabana hano ga tugomba kushinama. Uwa igihumbi njani igiwame igihumbi. Umurima gwande gumugabo wanje yatsigiye. None ko umugabo wawe twebwe n'abana bawe kugira ngo nagenda atayazanye biragenda bi. Hamagara nico cyana cyo kugasoza. Wanyarukwe wazano amafaranga ngiye kuba buri wese duhite dutatana buri wese aca ashaka imibereho zizamutunga mu buzima bwe. Kimenya ngo ganje nakagaza sukuri ndo wamushikanuza kumujana hirya hino ashambujira mu umuntu yakurobona umwatuza kabagabanye muri wacicikari ashambujira mu ruru kubona guru kurya ukarya agasi kari ariko buretse kano kari kugapfunyika kana hano buretse nze nkwereka ari nje njuragabagabira waya zano bishaka gufata amafaranga bitakozera ariko kadomuca wacicika kandi umuntu arakunika umuntu yakigiriye mu cyiza gacika tumbika simbavu zacu na kikaryama fatagawe rero kadomoro mwana wa aho kadomoro najya kumuri igihumbi kadomoro kubera ko ari umwana nje imari nashatse gushora ndayizi mu mutwe araje aranyikoreza ariko umwana akanyabika bifatanye ubwo ni nkaho nje ndafata umusatsi wanje n'ugwa kadomoro ndaguteranyije ngo nkaho twateranye rusubira igihumbi ushaka imibereho zayo imibereho si rusu business wakora mu gihumbi niyi wafata neza waru utumbitse ibintu ugiye uducitse tugushaka gufata amafaranga utakozemo washaka kora yawe ukabika yawe ubucuruzi bwawe bungana turateranya ubucuruzi namuzisazira mwewe ngwino tugende gushaka ibibazo bya Amerika ubu ntawe uzongera gukenera undi ngaramuhahira akugicika uri kushaye muri uri umusaraba tega amatwi nje nta kindi muzongera kumbaza Heho kubaza iki si ni umwaka umuhaye ni kurangira bazongera guhaga n'amafaranga mutatane buri wese aciye nzira ubusaga turagamaze nimushaka muje muraza mwariye mubiki nje uwo ngomba kwitaho ni kadomoro wanje bucura ngiye kwicururiza imbada n'umusurudore mu rugo umudugudu byo bintu barabikeneye sawa rero kado cha hano sha narenga soje matugende no kunkandagira wambwa ego mama inyura hano byana bigira umutima gumuguri wo mukusha toka cyara ndaje ndakwigenda shorerana na nyoko norema ye kurubu yo business yo gucuruza imisuru yaje bazicururiza he hani wawe si hano wawe ni muri mwoboteke ni mukaba hano uzoshashira hasorera ari ego urukundo avuga zara hasorera icyo gihumba gwa ni iki cyambwa bagikora yinzora yubatse none ubwo ni umusoro asoreye y'inone none ubwo yubatseweho none muzana ibyo izo mbata n'imisuru hano muze muze ahubwo nuzana igo ivogonyo ryinshi uratawe muzana igihumbi cy'umusoro muze mucuruza hano mucururize hano zana hano Chenda kubwiye ngo ntabwo inzwa yinyubaki nagura acururiza nawe ntabwo risiko bazutasha nawe nagura acururiza ufite ahura bitandika kabitandika mwaye maguti ya none aho gucya dusuzugura kandi turi abantu bakuru hano nganga adusuzuguza kiracana yabyaye mu gasozi ubona gato hari ijambo dusigaye turagiye tugende tuje kurango ariko ma nyabira byanatari nazo byo byarakugize ingwanza nta kintu wakoraga ngo cyavuga shaho sinaravuga uko ari nkaho ari wewe urukumpuhira muri uko nsubiza mu bujyanje kandi ni mpamvu bakonaga nk'injira ikiwerewe ubundi wasaguye ngahe ndagabapyese ndagabariye nangahe harimo n'inoti y'umutuku harimo n'izindi noti za 500 rarwana buretse we nawe ndebera ararushoreye Kagaye igihumbi wasanga bagera kuyamwereka iconzi ico. Gana gose yapfunyitse ku gitambaro gubura gose na siwazana no kubikira kugwa. Sarano mwere. Nanje ndibikira. Awe muganda uko bivuga no kure ndi yakubyaye to ngiyavuye nkabona uzimariri. Agona ibi ni ni amanota ni nani
dore ubundi mama njima mukubwira ngo bakunagamo nk'ingishi uri kubona arangahe 9 n'amanota nyine ni 9 ni bingahe nanga ayi ni 5 igihumbi 8 dore njye mpamvu nkubwiraga ngo bakundaga nk'injeshi mwe byabi bibiri wahaye ntabwo rero bibaho ukuntu rero tubikora warabicire cyangwa abantu bakagicira umuserebanya cyabihe bakagicira igihanga bihorere tugiye gucuruza imbada n'umusuru kandi nta muntu uramvuguruza oya nje rero bari barabuze ukuntu bamenya ubu ntabagiye kumbona icyo barambona sure buntu utangiye kugira ubwenge muri rangura ngo guhe kugutegeka na bira bibiri nuko ubayinjeje ukabibaha urababikira imiserebanya cyangwa ibigona bakajya ubundi baradutwara ikigo nabura gujaja arangira inama sha inama zo ndaziguhata narakoze ndakubyara sha reka tuje inama twishire hamwe tugiye kuri turuza bahinda itangaza umurusha n'icyo kurya n'icyo kunywa ni kwa nyirabutarure icyo cyo cyakara kugira ngo uzankunde neza nanje ababyeyi baje bafata dura umuhungu wacu ntagapfuye nk'imba ikizo z'inzobe cyangwa yesu waro oye ikingikisha akwanje kabanze gemwe ariko ntacu jene ntaje ngafata ingendiye nyuma ngafata icambe cumba cyakukwitaba Bino kubagure kumamagara nka nyirurugo rugo n'urwawe ngiye gukora iki ngiye kuja ku muhanda waje tukigira mu mubande umubande si hari ntabwo uzi ko nuzasaruye kamuhe yasaruye ibigori ubu harimo imisigati uzi ko ari byo ngo nyine kaya kugira imisigati turabizi mwikaritse twe tubaga tuyoboye uzari wagera mu murima ari umuntu wakuvugurura n'ikigori ko nta akirimo kimuzi kuko namiza ari ibyana byandagayemo biri kurya imisigati twigende cyo urebe ngo ufungaho cyangwa ukigabo utapfuye ibintu bari kwivugisha ngo baracuruza imisoro ugomba kumenya ko ari twe tubagabo hano nta kintu bakora twe tutabishaka azakugira inama zageza ryabo twigende ikidomoro cy'icura gisiga hanze nagishake gisiga ko nta muntu wakwiba hano ubundi si bakwiba bakibamo wena niyo mpamvu murazatereka nze nkuzana ahangaha hano hari iki n'imisigati uhinduke nk'akayo nguvune ahangaha neza usa neza nk'inuze maze nk'aginyana yewe ukora mutangana ubaga kanyana n'inkwi nini ukaba n'intama yayindi yo mu kiraro urakazuba ndagukunda kanje niyo mpamvu igihe cyose njye no mu mudugudu gurura bw'ibi wacu nta muntu wagusimbura baga mwiza ntabwo bibonaga mbese wagira ngo urakanya harira neza urakanya na uri mu biki ntabwo uri kumva nira bari kutubaza nyine tuwaciye ngira kuzanye muri wampa tujyanye tuwaciye remo ceceka nawe ceceka umuntu ajaje arafatana imirimo azamuno kuja imisigati ahantu batorera hose uzamubeshe ndakuzanye ndakuzanye muceceka muryame hasi mwese gusa muryame hasi umuntu arabakubita nimuvunika abavuzi ryama hasi ababwiye ngo umuntu arabakubita nimuvunika aranabavuza muceceke we n'umuntu abahuhure abavuze muzangwe iyi mbwa niyo yakoheje imbwa niyo yakoheje oya muceceke ninde wabazanyemo niko yakuzanye muri rino wabaga wabasa barambwira umuntu wabazanye hano bwira ubwo murima naragupatanye ngo guhinga
mwebwe muri kuza kuwukorera mibi niko shani ndakuzanye mu gumuri ndakuvuga wato ndakuzanye mu gumuri uvuga byakunaniye ndakuzanye mu gumuri ndagukubita nkuvune hanyuma nindangiza nkuvure mituweli nimba nayo ufite ndakujyana muri sehashi ariko nabaranguriye imbada koko abaryoshe byo subizamo ariko Kadomoro kariweho mbaga ndi gutubukira ushaka ikiburiya koko umva Kadomo ngaho sohora imeza zana hano mfate utabishira hasi ugasanga basanze byandu iravuga ndazicuza ngugu ndaguhu banguka mbona namiko ziryoshe muryame hasi ari mukwawo muryame hasi mani zagumuye akira senkani fata naho ushaka kuyifata sana ngifate uravuga ko nagukubise naguhanyoka fata nagukubise wambaye kubita akira ijana harugwa nagukubise haba kuri umwana mutoya barabikubesha ryama neza mani zagumuye basha kumukuta barabyagenze twa turarwana gusa kukuta cyangwa guhura ibishimbo sha ngabo waba ndagukubisera basha nako ariko wawe uri uri kwigira intwari karyungu twitonde niko ko muri ndabakunda ngukozeho ndagukubise ko umuntu atari gusema ndagukubise oya nagumu no singa uri kwitomboze cyane ngaha turi kuha amafaranga tukabakomeza imiti y'ikibuno ntabwo turi kubakubisa umva ryama nawe kuba amafaranga haba nani ushaka amafaranga ryama amafaranga yonyine mwebwe yangira yego mutende nta mafaranga amafaranga ryama hano ni amafaranga none inkoni imwe nangahe oya twe ni ukubita inkoni 5 ijana ukabura ariko mwari karyunguri ijana ni bikeya turaguha 200 ryama 200 sini make nukubita inkoni nka 40 tukaguha mari 200 kubita inkoni ari akaryunguri wowe wishwe n'ibibazo n'umucanye na 200 bana ibi bintu bundi bitumore kuno iyi mikimba zanje njuzaza ndaje yicarira umuntu abiri inzuru shira hano rambika tusinya rukuza nagakombe nanje biri kwaje oya Kadomo uja kuzana ibikosi mu nzu ari maje njya kubyira ibintu ushacha purisha bya binyobwa n'ibiribwa byahageze imbada n'umusururu buri wese amafaranga afite ndi kumusukira umusururu yewe n'imbada nayigaba kabiri biterwa nago ufite yewe sha turagura ibikoresho Kadomo purisha ja guhamagara abantu rero wowe ryama oya rabi yo ruguru guhamagara abantu rero ariko sinone Kadomo uracuruzanya umururumba enda ngaho rumaha kandi ese undamenya ndayihangikisha gute ko harayivomoye nyagasani umuntu muborogo ngira kazi na muzo n'izindi muborogo zaza yemwe abanguko umudugudu muze mu ngwaneho n'ubwa mbere natangira gucuruza wari menu kama mudugu ubundi ngwaneho n'ubwa mbere natangira ndaje ndabakinira n'akazi ihoye umuzamuro mukore masaje Kadomoro ihute ugenda uje wabwira kuzaje aranteza imbere nzaje ndamwoza nkanamukorera massage ako nanje kaze nsadu itangazo kwa nyirabuterure habaye iminduka yazanye icyo kunywa n'icyo kurya nukubigira ari gukorera massage ye uko nange ndaje ndirirwa ndagubendeka kubendeka sa kubendeke umudugudu ndagotsa kari kantu ndako kuryoshera
gukora kuja neza icyunga ndabona ziraza munsi y'uburi mu gihe zaraye yemwe mungwaneho zitandarana mugareke dore ngaka itangazo kwa Nyirabutarure hariyo umusururu imbada umusururu rwego rw'utera w'ikanyabugabo imbada abagumiye ziri gutuma babyara umwihariko wabyo ni ukuri kubijya Nyirabutarure kuko karangira akanyabaka kuzamura udugutiya vitamini ze ni urunyungugu ni ubutucike Nyirabutarure kuza kunywera ya rukongera iminsi y'ubuzima Nyirabutarure yaje guhindura impinduka mu bw'umudugudu ya itanga ariko nawe rero wari kumukubita ukagira ngo uruguragura ikigori uzi ko ashobora kuba apfuye ashaka peyo karindage ariko naho yapfa kuko tumuhaye nyina ariko niko tumuhaye nyina ubwo ari amafaranga rwose rebe tumuhaye amafaranga rwose natwe tureba imana 2,000 kandi twari turagacuruzamo mama niko yari yatubwiye ariko zirarokoka yegura n'isanduku urebe ukuntu wari kumukubita umunyatahise akagara ntabwo tujya mu rugo bitadukoraho bihemu ntabwo tuba birokoka tuba twisanze nabazaniye umunsi mukuru muza murya imbada n'umusururu mwidagadure uri kuneza imbere ndi kumukorera masaje nkamwoza no mu mutwe ye muraza ibyo ni ibiki hirya no hino ndi gucuruza nafunguye iseta aho si kwa Nyirabutarure naranguye ibiringaniye nyabuna muze muteza imbere umukecuru wihangiye umurimo komera Nyirabutarure ntabwo neza sha mwana wa komera cyane amakuru uri gucuruza ibiciro amakuru aburetse sha dore rero ntugire ngo ndi kugukumakuma batindi kugira ntimutabitobanga ugasanga abantu bagiye barasanga mwabikorakoyemo ndaje ndakwiherereza imbada ni 200 umusururu rwo biri guterwa nagufite ariko nimbada ndi kwisatu turamo 2 ubaye iki none ushaka iki shaka imbada mereza imbada Nyirabutarure numva ukuntu zinameze ni 700 imbada imwe ese ikibazo uri kubona nta mafaranga mfite ufite angahe nimba mfite na miliyoni mbikubwira mereza imbada ufite angahe nyine ikibazo ni amafaranga mereza imbada ngaha ki ubwo si iki ni igihe cy'umuhanda nimba wariyeho ako Nyirabutarure mukazagira urasuzugura nagiye nazigaba 2 biterwa n'amafaranga umuntu afite urarebye ubona mbuze amafaranga mereza 700 uragafite urarebye ubona mbuze amafaranga dore ko umugiye kubona ncuruje ubwa mbere mukambana mpereza nyagasadore mpereza wabona mugize ngo mugiye kubirira idingo nyishura rero tugende nye kuyaguhereza mu rugo niho nyasize no subumana ko umuntu wa mbere uje kuntera umwako kwako ako se mu rugo saha hepfo gende cyangwa urindire nze kuyakuzana ni mugoroba ayeza yahuye nayo banye kubishora cyangwa ubireka abantu bo muri uko umudugudu bo mwambonye y'ifaranga mugiye kuja muri imyozora aho buhoro bufite yahe ubu subu nazijana nese ubukadomoro kwaba zisigayeho komba ntigadata we nese ubu ndashora ubwa mbere ntangira kubihereza rusaka uriya mugore nawe utumbitse birabibingura aritse birabyisho bibi hari igihe rwaba ari n'urusamba rugiye kumbindikiranya se wakwihuta ndaje nuziko nyine kwigende nyanyasa shaho tugire ihute n'ifite imirimo ngiye gukora Nyirabutarure yabazaniye ibyo kunywa n'ibyo kurya igiciro cyane n'iki kibiri tumwe gikazaje guhenze ubuze kwa Nyirabutarure birahari hariho n'ibyo gufuza n'amafaranga ukira na birano n'ubundi vitamine umunyu kugura ukongera iminsi y'ubuzima undi kunywa kwa Nyirabutarure amafaranga garajyana gape uko neza umutwe
sisitemu ngahera 1,000 ni bibi aya ngahera mvura n'imvune pe nzagwa 2 mu rugo barahamagana ubundi ubonaga urundi muntu uzagera ku iterambere wose uzageraho nire uranyama inyuma harakumenera ko ndi mutoya ukaba mukuru utangira ko ndi mukuru kama agaciro ubwo kiranga kirajebetse gusa kimeze nk'ikirima rimwe uvuga ko abantu bakuraga bafite inama nzima izaba zo zagiye ubu wangira inama nara inshinga gwatangiye ariko ko nyina rutarureta wewe akobe have yani bikanye oya bihemu icara hano nkwereke bura ako amambona gataza ubwenge amata mama amumada zubwe ni imibazo zamagana arindwi yana dusi aho iyo muzari umusurura aramama aradukunda mama we mama yagiye da bo oya icara hano nkwereke icara hano nyaba utarurenje kujyanye kugana impinduka aba mu bagabo haba mu bana haba mu basaza n'amatatu umusururu yasanye umwe ko gufite nanjye nibona gukuza kubwanwa ndirimbo nshyashya Bruce Melody bayi kugura ubwanwa bwo bukurimo duhamagare n'abana sha n'abaza bose babwire itangazo kwa nyirabutarure ariyo umusururu umuziki guvuraga mamara cyangwa upfundure nje uzi gupfura wowe wapfundura ibintu byose ari kubona turabimara uziba kurizaho mu nsubu endata buriya ariko mwakunje mburaga mama dukundaga nubwo tubaga turi gusakuza soma gukiri kubira nuko mama aradukundaga mama buriya niwe muntu uhari urafata nk'umuntu wadanje tuwarekeraho rwose kugumaza buriya bihemu rero buriya ngende nkubwira esheraho waje urajya gahoro ibiranda kubima kubona mvirope yuzuye ako mama yarakize waha wanza gusoma handikira aho ngaho ari uramenya ko ndi muko ahubwo waha mama dukundaga urabibonaga ibintu byose ni byadusigiye ariko urataga agatima kagatera wabaga yihirinze ntabwo si iyo bayisigaje gute nge wahereye uri kwangatwa nta n'ubwo wari watekereza kujya kunywa ureba ukuntu wanyweze umusozi ikaje mu bwawe uzi ko wagira nta n'ubwo ufite tuzana nisomereho rero ikintu kijyaga nk'igitera mama undi wabwira kubyarira bahari wajiba nazira shaka umusuru w'iki wamva wareka kuri waburandira fata imbadura ujya fata bireke kumburaga ubwenge bwawe bumeze nkaho ari hafi ya nawe mbebare ntunkurikire mpamadurasi wanjije ntubura nyaragura mu matwi waje urata ibyo baguhaye bidashoboye ukabyihorera
none se kadomo uri gucuruza wabyanuye ibiki dore nzanye udukoresha ubwo iminyungu urushaho twongeye tuje kurangura agumereza inyungu njya kwigurira n'ikindi kintu urushobora gutaje gusubira kurangura ntabwo ushaka ko njyafata ku nyungu se cyatu tubifatanye byose tuje kurangura byinshi ego nyagasani none si uri kumaza amafaranga ko hari imbati imwe ngurishije amakuru nkaje kuyazana mu rugo izindi zose zigiye he none ma ugiye kumbwira ngo izi ngo ubishize yesu we banyigeje mabese se ubu ngubu inde banjye nkubwire wariye ibintu byinshi ariko izi mbate tuzakugarika muri guhigima wamireza inyungu yaje nkaje kandi dore none si usanze hano hakinguye cyangwa usanze hakinguye ntabwo tuzasigiye kwaba kuboroga ntabwo wambwira ko imbaraga zingana kuraza umva noneho naje mu ruzi ariko inyungu nibyo ntabwo ukomeje kubimbwiriza kadomo ndamutse mbuze rwa rushoro rw'imikati n'umusururu sha naje no mu ruzi ariko muri gutobana ibi batampirope na kadomo kari hariya muri gutobana rubana imwe mwanya nuriye za mikati